Muraho neza mumeze mute Yesu nashimwe amahoro ya Kristo abane nawe basuje mu izina rya Yesu Kristo tubahaye ikaze muri studio za RDM Revival Discipleship Ministries Emmanuel tubahaye ikaze nkuko bisanzwe. Urakoze cyane Christelle. Karibu iminsi myinshi. Hashize iminsi myinshi ariko tumeze neza turashima Imana kandi ntabwo ari nge gusa. N'abadukurikiye bafite amashimwe kuba urimo uratureba muri uyu mwanya ni ikimenyetso cy'uko umeze neza, hari ishimwe ufite kubera ko hari utabasha hari udafite ubushobozi bwo kundeba, hari udafite amahirwe yo kundeba, ashobora kuba arwaye ari kwa muganga, ashobora kuba yamaze kwitaba Imana ariko uracyafite ubuzima, uracyafite uburyo bwo gukurikira ikiganiro nk'iki ngiki. Ushima Imana, twese turashima Imana cyane rwose. Tuboneraho no kubwira abantu ngo abatameze neza bigende bite Christelle. Abatameze neza no kuri ejo bizakunda. Don't worry niko bavuga mu ndimi z'amahanga. Guma ku mwami gusa utegereze, ntuve ku mwami ngo uve uvuga ngo ndarambiwe, tegereza wihanganye kuko nimbuze Imana yavuganye nawe kizasohora no kuri. Umuririmbyi yaririmbye avuga ngo umwami ni mwiza, wizere ko Imana ari nziza, wizere ko ejo bizagenda neza mu izina rya Yesu. Hanyuma rero duhaye ikaze umuntu wese udukurikiye, ushaka kuba udukurikiye uri kuri telefone, ushaka ari televiziyo, igikoresho cyose urimo urakoresha, tuguhaye ikaze muri uyu mwanya. Ndizera ko aya magambo none tugiye kuganira ni ijambo ry'Imana, tugiye kuganira ku byo kurya by'umwuka kugira ngo tuze guhugurana muri uru rugendo. Rero turifuza ko hari icyo biri buze kukumarira. Ndumva twatangira dusenga, tugafata umwanya muto tugashimira Imana ku bwacu, dushimira n'Imana ku bw'abadukurikiye. Reka dusenge mu izina rya Yesu. Uwiteka Mana Nyiringabo, turagushimiye cyane ku bw'uyu mwanya mwiza uduhaye. Turagushimiye ku bw'ibyo wakoze mu buzima bwacu ndetse no mu buzima bw'abadukurikiye. Tuguhaye umwanya kugira ngo uyobore iki kiganiro kize kugira umugisha kuri twebwe, kigire n'umugisha ku bantu bari buze kucyumva. Uyu mwene data ugikurikiye turamusabiye kuza kugisobanukirwa, amagambo tugiye kuganira amuhesha umugisha, ahindura ubuzima bwe, ahindura imitekerereze ye kugira ngo bize kuba nk'uko ubishaka. Dukoreshe rero tukubera ibikoresho, utuvugiremo natwe kubera ibikoresho data kugira ngo usoze ubushake bwawe mu bwoko bwawe. Turasenze kugira ngo ubane natwe muri uyu mwanya mu izina rya Yesu Kristo dusenze twizeye, amen. Karibu Christelle. Karibu cyane. Murakoze cyane. Hanyuma rero uyu munsi hari ingingo maze iminsi ntekerezaho, nifuje yuko twaganiraho nk'umuntu umaze iminsi muri ibi bintu by'ijambo ry'Imana, ubisobanukiwe neza. Uvuga ati iki ndakubaza kuko nabitekerejeho cyane. Hari ijambo riri muri Yakobo igice cya 4 umurongo wa 3. Yego. Haravuga ngo turasaba ntiduhabwe kuko dusaba nabi. Rero aho ngaho ndatekereza, ese dusaba nabi gute? Noneho ndatekereza ngo dusenga gute? Ndongera ndatekereza ngo Abisilamu barasenga inshuro zingahe? 5 ku munsi. Yego. Ababudiste barasenga. Hano dufitemo amadini menshi afite imyizerere itandukanye kandi twese turasenga, dusenga. I don't know nimba ari Imana imwe, sinzi buri wese afite icyo asenga. Ariko byari nuko dusenga. Gusenga muri ko nyumva neza. Hanyuma rero nkibaza, hanyuma umugore umwe akavuga ati ngewe nagiye kanyarira, cyangwa umugabo umwe ngiye kanyarira, ndasenga Imana isubiza ibintu byanjye byose byari byarapoteye mu myaka 5. Undi ngatekereza ngiye nsengeye mu rugo, WhatsApp byagenda gute? Ubwo uri kuvuga ku kibazo cyo gusengera mu misozi, gusengera mu buvumo, gusengera mu mazi. Ikibazo cyo gusenga. Gusenga. Dusenga duti? Ngiye nkibaza ngo ino misengere yacu imeze uti? Undi akavuga ati ntegereje imyaka 10 ngisenga. Ntago birakunda kandi ngiyewe ndabizi neza ko nsenga. Niho nabaje nibaza ngo nze kukubaza gusenga ni iki? Dusenga gute?
kuki dukwiye gusenga. ntabwo uciye mu ijambo Christella, icyo ushaka ndi kucyumva. Urashaka yuko tuganira ku gusenga, kandi ni ingingo nziza ku bantu mukijijwe musoma Bibiliya. Abigishwa ba Yesu hari ibintu byinshi babashaga kumubaza, ariko hari umunsi umwe bicaye baratekereza batereka tumusabe atwigishe gusenga. Begera Yesu baramubwira ngo mwami Yesu, abigishwa ba Yohana Umubatiza yabigishije gusenga, natwe turashaka kutwigisha gusenga. Urumva ntabwo bari bazi gusenga, bumvaga ko biri kose hari ikibazo mu misengere yabo, uko baganira n'Imana, cyane cyane ko hari nuko babonaga Yesu asenga umwanya muremure igihe kinini, akabatwara ku misozi gusenga, bakarara basenga. Mbese bari baramubonye nk'umuntu usenga cyane, bakabona bo bafite intege nke, baravuga ngo twigishe gusenga. Cyari ikibazo cyiza, cyari icyifuzo cyiza kwifuza yuko Yesu yakwigisha gusenga, ugasenga uzi ko amasengesho yawe ari buze kugera ku Mana, ugasenga. So rero ni byiza ko natwe uyu munsi wa none twiga ku gusenga. Gusenga ni iki? Nicyo kintu twahera. Gusenga ni iki? Gusenga ni kuganira n'Imana. Gusenga ni ukuganira n'Imana. Ubwo nicyo nabwira n'umuntu wese udukurikiye, gusenga ni ukuganira n'Imana. Kandi iyo hagiye kuzamo ikintu cyo kuganira, nuko ubwira umuntu nawe akagusubiza. Ubu muri iki kiganiro turi kuganira turi abantu batatu. Ndi kuganira na Christella, ndetse nawe ugize gute udukurikiye. Turi batatu rero. Hari uburyo uri buze kudusubizamo, hari uburyo waduhamo igitekerezo, hari uburyo Christella uri buze kumbaza ikibazo nkamusubiza. Icyo ni cyo cyitwa ikiganiro. Isengesho ni ikiganiro tugirana n'Imana. Imana ukayibwira, Imana ukayibaza, Imana ukayisaba, Imana ukayishimira. Ibyo byose bikaba mu cyo twita ngo ni isengesho. Rero Christella, ntukumve ko gusenga ari ikintu gikomeye. Bimwe wenda bajyaga batwigisha kera ngo hari amasengesho umuntu afata mu mutwe. Oya, jya imbere y'Imana n'umutima wawe umenetse, ubwira Imana uko umutima wawe uri kwiyumva, nk'uko umubyeyi aganira n'umwana, nk'uko umwana abwira umubyeyi, nk'uko umugore ashobora kuganira n'umugabo, uko niko ukwiriye kuganira n'Imana, ukabwira uko umutima wawe ugize gute umeze. Icyo nicyo nakubwira ku kintu cyane no gusenga. Ndizera abantu basobanukiwe neza impamvu dusenga, kuki wumva usenga. Kuri icyo ngicyo rero kijyana no kuvuga ngo kuki dusenga, hariho impamvu nyinshi dusenga. Hari impamvu nyinshi dusenga. Buriya ikintu kidafite umumaro ntago tuba dukwiriye kugikora. Niba gusenga bidafite umumaro, si ngombwa ngo tuvuge gusenga, si ngombwa ngo dusenge. Ariko niba gusenga bifite umumaro, ni ngombwa yuko dusenga, ni ngombwa yuko usenga niba bifite umumaro. Kuki rero dusenga? Hari ibintu muri iyi si bikorwa n'amaboko y'abantu, wakora ugakoresha ubwenge bwawe, amaboko yawe, imbaraga zawe bigakoreka. Ariko hari n'ibindi bintu nubwo wakoresha imbaraga n'amaboko n'ubundi bushobozi bw'iki, bizakorwa n'amasengesho gusa, bikavanwa no gusenga kwawe. Haleluya. Gusenga bijya bikuraho ibyananiranye, ibyo amaboko y'abana b'abantu atabasha gukora, gusenga birabikemura. Indwara zananiranye kwa muganga, abantu bajya basenga zikavaho. Ibyifuzo bikomeye, umuntu akaba yaragiye kwa muganga afite ikibazo cy'urubyaro, bakakubwira ngo ntibishoboka ko wabyara, ukagenda ugasenga, nyuma y'umwaka ugasanga urakikiye. Ibyo ni ibintu biba byakozwe n'amasengesho, kubera ko mu masengesho, mu gusenga habamo izindi mbaraga. Rero umuntu nambaza ngo kuki dusenga, icyambere ndamusubiza ibintu bigera nko muri bitatu. Icyambere, dusenga kugira ngo tuganire n'Imana, kuko Imana ari umubyeyi. Dusenga kuko Imana idukunda, kuko dukunda Imana. Umuntu ukunda muraganira, murasabana. So ukeneye kuganira n'Imana kubera ko Imana iragukunda, Imana iragushaka, kandi nawe ukeneye Imana. Fata umwanya ujye imbere y'Imana. Yesu yabwiye abigishwa be igihe kimwe ngo mbese
bashije kubana amaso nanjye isaha imwe byibura. Urumva icyo gihe yari arimo arasenga ashaka ko basengana nawe. Ukeneye gusenga kubera ko Imana iragushaka, Imana iragukunda cyane. Ikindi kintu cya kabiri, ukeneye gusenga kubera ko ibyo ufite byose uri kunyuramo, ijambo ry'Imana riravuga mu rwandiko intumwa Paul yandikiye Abafilipi igice cya 4 ku murongo wa 6, haravuga ngo wenda reka mu nyemere twasome Abafilipi igice cya 4 ku murongo wa 6, aravuga ngo ntimukagire icyo mwiganyira, ahubwo ibyo mushaka byose bimenywe n'Imana, mubisabiye mubyingingiye mushima. Rero urumva ukeneye gusenga kubera ko ibyo ukeneye byose ukwiriye kubibwira Imana mu isengesho. Ikindi kintu cya gatatu uba gikwiriye gutuma usenga, ni uko ukwiriye kuba ubuzima bwo gusabana n'Imana. Niba gusabana n'Imana, ikintu cyose ucamo ujye ukibwira Imana, mugirane iyo relationship, kubera ko relationship yose ikomezwa na communication. So ukeneye kongera relationship ufitanye n'Imana. Rero Dawidi niwe dufatira icyitegererezo, yabaga yababaye akabwira Imana ko ababaye, yaba yishimye akabwira Imana ko yishimye, yaba afite umutima uhagaze akabwira Imana ko afite umutima uhagaze. Rero nawe ndakwifuriza mu by'ukuri gufata umwanya ukajyana ubucuti n'Imana. Imana umwijire baho umugisha.